wagombaga naye gufata izo nshingano nkazifata mbaye nadahari bwo byagiye usahura nkazifata gute nari kuzifatira hehe waransahuye ibintu byose urasahura ujyana kwa Farida ngo nari gufata mu inshingano mfata inshingano gute se ibintu byose urikoreye uratwaye ejo ngo urangije unzanira nangiye ubuzima amadivari wazanye yashira Farida urangije ariko abagore nibanyurwa ko none se nimba narazizanye wowe washizemo izihe kutashizemo izindi se nashyizemo izihe ko nazindi nayo waguze izi nizo nakugurira wagombaga kunyurwa izi nizo wansigiye sibyo izi nizo wansigiye izi ngizi nizo wansigiye nose ko nazindi wowe nagombaga kwicaranamo n'abana wabyaye yego haguruka uzishyire Farida oya nguye ntabwo tugiye kurwana ariko haguruka ufate iyi myanda yawe wazanye hano uyishyire Farida oya icara tuganire wicaye ndashaka ko tuganira wicaye ufashe ibizima ubishyire Farida ndashaka ko tuganira wicaye Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp ayikazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ngiye kubasuhuza kandi ndashaka gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze mwese ndabasuhuje ndongera mbashimire ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga mu biganiro dukora umunsi ku wundi ndashimira we wandika muri comment ukandika mukagira abantu inama ndetse n'ibindi bitekerezo ndetse n'abandi bagenda batanga ubufasha bugiye butandukanye ku bantu tujye dukoresha bafite ibibazo bigiye binyuranye ndabashimira Imana igisubiza aho mwakuye uyu munsi turi kumwe na papa Uwase na mama Uwase kwa papa Uwase mbese mu rugo iwabo twaje mu rugo muri ikiganiro twakoze ubushize na mama Uwase namusuye yari amaze iminsi arwaye yasabye ko nazashakisha ukuntu namuhuza n'umugabo we ntabwo ubundi umugore n'umugabo bakabaye kugira ngo bahure ntabwo byakabaye ngombwa ko hazamo kubahuza ariko bora haba hari impamvu rero uyu munsi niho turi papa Uwase namubwiye igitekerezo cy'uko mama Uwase amushaka ambwira ko ashaka kamusangiwe mu rugo nyine bakaganira mu rugo ubwo nawe araza kutubwira impamvu niyo mpamvu mbese turi kumwe hano reka mbanze mbahe ikaze hanyuma tuganire ikiganiro cyimbitse ndetse n'impamvu mama Uwase yifuzaga ko baganira tuguhaye ikaze nako turaguha ikaze mu rugo iwawe guhaye ikaze ubwo kuri kamera mufashe mikoro mwana yego icara hano murakoze cyane yego natwe twabagenda hano mwadusuye kandi tuzanye nje ahubwo nyine twakiriye n'ubundi ni iwawe buriya iwawe se ko wahora ari iwawe siko bimeze se umeze ute ndakomeye pe ndashima Imana ni amahoro nageze mu rugo iwawe ariko ngeze ubwa mbere mpageze wari usanzwe wagera n'ubushize narahaje byiza cyane pe turakomeye wongeye kuza none tuzanye mu rugo iwawe yego naje ngwerekeje muri make birumvikana cyane kabisa mama Uwase turagusuhuje murakoze cyane umeze ute se ko ufite abana bato kumbi bangana gutya twavuga ngo ufite inshuke nkagira ngo nyine nabo inshuke ni izi ngizi aba nibo bantu ufite batoya aba nibo batoya fata kamikoro inshuke ni izi ngizi aba nibo batoya yansigiye umukuru n'uyu umutoya n'uyu abandi ni bakuru
abandi ni bakuru bari ku mashuri. yego bose ko wasize abana bato cyane uziko nzi ko warasize barabasize ari bakuru. abana se nabasize gute ko basigaye mu rugo ubona abana baba mu rugo ariko dahari abana basigaye mu rugo nta kibazo pe. urumva nta kibazo urumva nta kibazo Urabahahira se abana ku buryo ushobora kuvuga ngo nta kibazo? abana njye ndumva nta kibazo kirimo abana ko nabasize ndabona nta kibazo bafite pe. Hari uwo wasize se uri kubarera byibuze? basigaranye na mama wabo. Wenda nari nzi ko hari umugabo wahasize agasigara ari kukurerera abana ku buryo wambwira ngo abana baba basize mu rugo ngo nta kibazo. Ndumva neza dushatse kuvuga Ese ubundi abana mwabonanye? abana abato nibo ndi kubona abakuru n'ubu bari ku mashuri. Shami suza papa wawe. Sheri bite amakuru papa se papa wamuherukaga wari wanamubuze wamubonye Yamubaza icyo ushaka rero. wamubaze ushaka kumubaza iki papa Reba ikimubaza. Reba papa ushaka umubaze. kumubaza iki mubaze papa uri kuvuga ngo kirango ndi kumva mushyira akamikoro kumva ari kuvuga shyira akamikoro vuga cyane Vuga cyane. Baza papa we yari yaragiye nyine ukuri kuvuga ngo yari yaragiye. Mubaze aho yari yaragiye gusobanura aho yari yaragiye. wari waragiye bakona umwana kubaza aho wari waragiye Mureba umubaze ngo wari waragiye he nyine. Mubaze. Sheri ntabwo wambonaga rero warambuze warambuze ubu rero ndahari sibyo. bwahibase ko n'umwana azi ko utari uhari nyine nakubaza aho wari uri ntabwo uramusubiza musubiza umwana se abana bazi ibibazo byinshi cyane ariko akeneye gusubiza nanjye ndamubwira ati nawe umurenda hari sibyo Sheri ntabwo wongera kugenda ndahari ndakomeye kandi nawe urakomeye sibyo. Mubwire ko wamubuze ahoraga umumbaza. warambuze kutamamagaraga kuri telefone se Wangaga kwiyitaba. ubu ndahari ndakomeye sibyo nugira ikibazo sibyo bebe. ko kubeshya umwana kandi n'umwana nyine nakundi arabimenya nk'uko ngangura hari kandi mukanyura oya ndahari arabizi nawe ko papa yaje aba yaje sibyo nugira ikibazo turi kumwe. hanyuma se papa wase ejo bundi narakubwiye ko mama wasa gushaka wanga ko tujya kuganira handi uravuga ngo ushaka kuza hano kubera iki bashatse ko tuganirira hano impamvu nashaka ko tuganira hano mu rugo ega hano ni iwanjye ugombaga kuza tukaganira mu rugo ntabwo kuganira hanze y'urugo ndumva bitari kuba cyane. hari ubwo bikubangamiye ko twaje siko warakaye ushobora kuba bitoroshye cyane ndabona yarakaye cyane ubwo afite impamvu ntabamenya kuba turakariye Ntago nzi impamvu zatumye akenera kuza kuganirira mu rugo kandi azi ibibazo yahasize. Azi ibyo yadukoreye. ese byari biki hano ni mu rugo hano ni iwanjye ndumva uburenganzira mbufite bwo kugera iwanjye nkasuhuza n'abana bamaze n'igihe kinini batanambona nk'uko Bibia bivuze ko ndumva nta kindi kibazo cyaba kirimo. hanyuma mama wase niwe wifuje ko muhura kuko mukeneye kuganira yifuza ko kuganiriza kenshi ariko ngo ntujye witaba telefone ntujye umwitaba nyine ntabwo ushaka kumuvugisha niyo mpamvu yambwiye ati rero ndashaka ko uzampuza nawe tukaganira ku kibazo cyo mu rugo n'abana nyine nawe ikibazo afite mama wase yifate uri kuyiha umwana akayizimya ambwira ko yifuza ko muganira ku kibazo cyo mu rugo nawe uzi gihari ariko ko ibyiza ari uko naguhamagara kuko utajya umwitaba ubwo niyo mpamvu y'ingenzi itumye tuba turi kumwe ubwo rero nagira mbwire mama wase umwanya nuwe kugira ngo akubaze icyo yifuza cyose kukubaza hanyuma nawe umusubize mama wase ijambo ni ryawe umugabo nguyu arahari ngira ngo bya bindi byose wibazaga wabura guko umuvugisha wabimubaza nawe arahari nk'umugabo afite uko ari bubisobanura nanjye mfite ibyo ndibuze kumubaza nabonye kandi yatubeshye ijambo ni Urakoze cyane kuko ibyo nagusabye ikintu mbashije kugushimira nuko ubinkoreye. Nifuzaga kugira ngo mbonane na papa wase
mubaze ibyo ari gukora n'izi nshuke abona yansigiye n'abanyeshuri abona bari ku ishuri, urumva n'ibyo yankoreye arabizi. Mubaze ikintu cyabiteye kugira ngo nsigane abana nk'aba ngaba nta n'undi abasigiye uzajya ubarera. Nese papa wase ubu ngubu ibintu wankoreye bibaho, reba abana wansigiye, sibyo? Uziko wansigiye uriya unsigira n'uyu ngundi konsa, sibyo? Abandi bari ku ishuri bakeneye amafaranga y'ishuri, amakayi, iki byose unsiga mu nzu y'ubukode, urangije wigira kwa Farida. Uziko ibyo nihangane ari byinshi, urumva amaherezo azaba yahe? Kwirirwa wirukanka kwa Farida utamenye n'umwana wabyaye, ngo umenye ngo narabyaye ngo umwana bimeze uko nguko. Ese umunsi nabuze amafaranga yo kwishyura inzu, abana nzajya kubaraza hanze? Amafaranga suzabura gute kandi tuvuga yuko se waje cyangwa uje kwishyura inzu? Inzu nayishyuriraga naje hano se si iwanjye. Ako ngiye nagutumyeho kugira ngo tuganire bitewe n'agahinda nari mfite. Ndumva turimo kuganira. Ngiye nagutumyeho kugira ngo tuganire bitewe n'agahinda nari mfite. Urabizi ko telefone yanjye wayiborotse, sibyo? Sinigeze nkubera umugore mubi. Network ari kuntu hamagara umuntu ukamubura ni network yazabiteye. Ya nibyo. Kurashira. Ese nta nubwo ngirira impuhwe ngo ungirire impuhwe z'abana wansigiye mu rugo kwere? Nta n'impuhwe ushobora kungira ngo umbwire ati byibuze nasize Uwase, nsiga Vanessa, nsiga nta n'impuhwe ushobora kungirira? Ngo uvuge ngo bari abana ari kubatungisha iki? Umbwira ati byibuze inzu yagiye mu bukode ari kuyishyura iki? Ahubwo ugetse nsanga baragusohoye hanze. Bagusohoye hanze urumva ko uko namusize. Iyo nagira bene wanyu se ngo ngira na famille yiwacu bunari kuba ndi hehe? Ko ngiye nababwiye ikibazo nahuye nacyo. Kuri hano mu nzu musanze n'ubundi. Inzu yawe se kuzi ko inzu tuyishyura ku kwezi? Inzu tubana mu ngewe nawe. Tutabana se umudamu wanjye. Nese none se mbana nawe cyangwa nagutumyeho uvuye kwa Farida? Okay, ko unumyeho nkaza urumva akazi nako kaba ngombwa ko akazi rimwe na rimwe akazi umuntu abagiye mu kazi agatinda. Ahubwo wowe sinzi ikibazo waba ufite. Ikibazo mfite ni cyuko wananya abana ukansahura. Farida usiko yabaye Farida hano, sibyo? Ibyo byose naragerageje. Inkuru za Farida urazizi, izo mwakoranye urazizi, ibyo yankoreye hano mu nzu urabizi bya Farida. Ko turimo kuganira ngewe nawe byo wenda numvaga washakaga. Uwo Farida uri kumugarura ngo bigende gute? Nago nareka kumugarura. Gute se umugarura? Nta nubwo yamva mu mutima no mu bwonko bwaratokowe. Akagufatira umwanya, akagufatira igihe. Ariko nimwe mwabinkoze. Mfata umugabo kandi ndi mu rugo iwanjye. Nese wabaga he? Nyine bakuzanye wabaga hehe? Uje wabaga hehe? Warakeka ari nka hehe narindi. Wari uri kwa Farida kuko ibintu byose bambwira ko ari kwa Farida. Ikintu cyose ngo Farida. Kujya byari Farida, mu cyumba Farida, abana bakubwira ngo papa ati Farida. Ahubwo ngiye nzi ko watombotse. Ibintu byose ari Farida. Sibyo? Ugeraho telefone zanjye uzikupa ngo kwa Farida. Agusubire bya telefone network. Ni network. Ari ukuntu hamagara bikanga rero sibaza impamvu muvuga ati waramamaga urambura bibaho pe. Ngaho basi, sibyo? Reka tuganire ikibazo cy'urugo rwacu. N'abana twabyaye, sibyo? Ndakumva cyane. N'abari ku ishuri bagiye kubwirwa amanota na birote bari bubone kubera ikibazo cyo kwa Farida. Abagore b'ikigihe ntabwo banyurwa. Ubwo se abo bana ugiye kuvuga ko batiga nibiga? Bariga ariko ntabwo babishyuriye amafaranga yose wajyanye kwa Farida urabizi. Ureke kumbwira ngo naga abana biga warishyuye se? Wari usanzwe utishyura? Bari kuba barabirukanye. Barabirukanye. Ubu ngubu ni bajya ku ishuri bazazana birote. Ikibazo ufite ni ikihe? Cyuba cy'amashuri y'abana. Nese ntabwo ari cyo ndi kukubaza. Abana bagiye kubwirwa amanota, sibyo? Uzi abana wansigiye. Uzi inshuke wansigiye. Uyanywa amata nagwa anywa amazi, sibyo? Reka nkubaze ikibazo kimwe. Bakeneye igikoma, bakeneye isukari. Wansize mu nzu y'ubukode nishyura. Ujya kwa Farida.
wumva yuko abo bana bagomba kubaho bate? Madame vangubaze wowe nagushinzwe kwishura iyo nzu cyangwa kwishura abana ishuri ibintu byose urumva ari njyewe ibintu byose ni njyewe wowe ni wabikora izo nshingano ni wazifata wansigiye igishoro cyangahe se? Hari amafaranga wansigiye? Hari wasize uzajya yishyura inzu nkuko yayishyuraga? Nimba yarishuraga inzu ku kwezi sibyo? Warangiza ugatwarwa n'iraha ukambwira ngo Farida sibyo? Utagize n'impuhwe zo kuba waransigiye umwana ungana uko nguko cyangwa uriya uyu nguyu yakurikira wumva ko bizagenda bite? Ngewe uko nabyumvaga nuko nabyumva kugeza zino saha wagombaga naye gufata izo nshingano nkazifata mbaye nadahari bwo byagiye usahura nkazifata gute? Nari kuzifatira hehe? Waransahuye ibintu byose urasahura ujyana kwa Farida ngo nari gufata mu inshingano. Mfata inshingano gute se? Ibintu byose urikoreye uratwaye. Ejo ngo durangije unzanira nangiye ubuzima amadivari wazanye yashira Farida uranyuze. Ariko abagore nibanyurwa ko none se nimba narazizanye wowe washizemo izihe kutashizemo izindi se? Nashyizemo izihe? Ko nazindi nayo waguze izi nizo nakugurira wagombaga kunyurwa. Izi nizo wansigiye sibyo? Izi nizo wansigiye. Nizo wansigiye. Izi ngizi nizo wansigiye. Nose ko nazindi wowe nagombaga kwicaranamo n'abana wabyaye. Yego. Haguruka uzishyire Farida. Oya nguye. Ntabwo tugiye kurwana ariko. Haguruka ufate iyi myanda yawe wazanye hano wishyire Farida. Oya icara tuganire wicaye. Ndashaka ko tuganira wicaye. Ufashe ibizima ubishyire Farida. Ndashaka ko tuganira wicaye. Inyungu wari ufite warazibuze. Banza wicaye. Sibyo? Guhaguruka ntabwo rwo biri butume mwumva ngewe. Ntabwo ari byo. Urangije urambwira ngo wanzanine bibise nibiki? Nangiye ubuzima wazanye ugafata ibizima ukabitwara. Ufata televiziyo urayitwara, ufata intebe nzima urazitwara. None uzanye ibingibi ngo nibyo nzaniye iwanje. Ako abagore ntabwo munyurwa koko. Wanyuzwe n'abo wansigiye ngasigara mbarera se? Nyine wanyuzwe n'abo wasigiye ngasigara mbarera? Ari nangiye ubuzima yanzaniye. Mubaze nimba nazo yabonye. Warazibonye cyane nazo wabonye. Iki? Intebe. Nazo wabonye n'amaso yawe. Intebe? Nazibonye zirenga uzijyana kwa Farida. Unzanira nangiye ubuzima. Oya, yazanye intebe. Imodoka izizanye, sibyo? Arangije ngira ngo ninjye azizaniye. Azishyira Farida. Si ni intebe na amadiva nahenze. Apakira imodoka azishyira Farida. Arangije azana izinangiye ubuzima ngo nizanzaniye. Hejuru y'umuntu umuhekeye. Umva rasoni ufite? Ese ujya wibagirwa yuko ngiye nawe nabaye umugore wawe? Kumbona wabirakariyemo. Ujya wibagirwa ko nabaye umugore wawe? Ujya wibagirwa ko nguhekeye? Uyu si umwana? Uyu ntabwo ari ubucura bwawe? Uyu si umukurikira? Ku mata se ku giki? Ariko si inshingano ni wazikora. Wese uzikoze nka se w'abana wabiki? Udahari se ari ubutumwa wagiyemo? Ntabwo wagiye mu butumwa bw'inuza. Akazi nibyo. Bw'akazi? Ubutumwa bw'akazi? Wagiye mu butumwa bw'amatako meza. Icara nkubwire ngayicara. Ariko bose naho hari ahantu ufite amakosa. Amakosa nayawe. Urumva niba umuntu avuga ati ndishyura inzu ndarera abana nawe zibintu ngiye kumeza. Ukaba utanavuga ati kafate mu bitano byohereze basi mahini sukari cyangwa. None se reka nkubaze wowe. Nimba arimo kunshinja ko nagiye. Nose naragiye na konti ndayijyana. Naragiye na konti ndayijyana. Konti ntago yize. Konti wayisigendeze. Wayisize iki se? Warayamaze amafaranga nasizeho. We hari amafaranga yawe wansigiye? Kuri toilette Farida, ku meza Farida, mu cyumba Farida. Warangiza ukambwira ngo wansigiye ko nari Farida se? Televiziyo Farida, gaze Farida, intebe Farida. Ngo Farida. Warangiza ukambwira ngo konti. None uvuga ati ngese nari umugore wo gusigirwa konti. Konti kandi umubare wibanga ubuzi. Cyangwa amafaranga nawe wabonye ngiye nawe konti wayigendanye mu ikofi yawe. Uranyanyagiza ati nubundi yagereka. Iyo konti warayigendanye. Kuko ngiye nago nari Farida. Sibyo? Ngo kuvuga ati urumva nuvuga ati kubera ko yabonye nadahari naragiye yenda nkuko ari kuvuga ngo nagiye kwa Farida yasafata ibintu byose abikora iki abisigaramo abyica iki ibintu byose n'izi ntebe ugasakuza ngo izinamuzana intebe zimeze gutya izi ntebe zaje n'ishyashya n'inzima
ari nshyashya ari nzima navuyemo zimeze gutya. izi ni bwoko ki wavuyemo se wavuye usize ari mariningi iyi ni marina ni marina haguruka turebe ya marina iyi ni marina reba haguruka turebe marina amadiva wajyanye ameze nk'izine yego mwazigeze nyine amadiva wajyanye ibi nibyo babona n'ubundi iyo umugabo adahari ibintu byose Farida nebe muraziciye usize abana nk'aba ngo Farida nta n'isano ufite izi nebe mwazinduburira Farida ubundi se uri kurera iki kwa Farida icyo uri kurera kwa Farida ni cyane umugabo usize umwana nk'uyu warangiza kwambira ngo Farida umugabo adahari niko bigenda ibintu byose barasesa nta soni niba baziciye nose wabaye warabizanye ari ibiremo se warangiza ukavuga ati reka nshyire magorwa agowe warangiza ukavuga ngo waza nyine bisisa n'intebe zisohokane nazo ahubwo sohokana n'izi ntebe zawe uyu mugore zifatere nazo zishyire Farida agereke abana banjye bazajya bicara hasi n'ubundi barabimenyereye ikiriho cyose ni Farida ihangane mama wasi ihangane bizashira genda igiye kuzadukora ese ujya wibagirwa kuri papa wase ihangane wicare muganire nk'abantu bakuru banza wicare tuza mubyara tuze uno mugore wose natuze twumvikane izo wakuye hano ujyana kwa Farida ngo mu kabari ngo nane bafite ngo Farida ngo televiziyo ngo abakiriya ngo bakeneye televiziyo yo kureba uransahura ibintu byose unzaniye izi mbozi ngo unzaniye intebe izi ni intebe wari uzanye mugore mwiza kambyire rero nta kibazo ndaba mwiza wenda Farida numwibagirwa uyu kibazo cyabaye Farida kibazo ni Farida ariko kuri wowe kitaba Farida iyo ndara nipfumba se abana bakarara banwigira mu matwi yanjye papa ni muzibe nuko mba nishimye icyo kibazo cya Farida tukirangirize hano iyi ndamukunda n'umudamu wanjye urabizi urankunda ndamukunda pe wankundaga mbere tutarajyana kwa Farida ngo ngurireyo icyo kunyungurire na brusheti utaramenyana na Farida ni ukuri wari sheri na shusho sibyo uwase ukeneye iki ku ishuri bagutumye iki wize iki sibyo ariko ibyo wankoreye Imana izabiguhembe oya kara nakazi katumye mbabizeho gato wari wagiye mu butumwa bw'akazi mbese bw'akazi bw'amahoro kandi ariko burarangiye bwaba burangiye se cyangwa ku kazi hari icyo ubona wakohereza mama wase wowe duheruka kuganira nawe ubimbaza ati mu rugo nabwo nta kintu gikoze kiguza abana bariga nta kibazo madamu banana mwizera abana bariga warabishyuriraga se uzi ngo abana ubu ngubu saa sita bari iki kandi uhari marisansi igihe iki ko byose wabijyanye kwa Farida uzi uko bariho none ubwo naragenjyana n'amasafuriya n'ibyombo byose amasafuriya utogoza isafuriya yonyine ugahereza umwana shyiramo ipantaro wasize n'abari unyanya batogosereza se kugira ngo babe bariye saa sita nawe nubwo namvugira oya nareke twumvikane kuko urumva ko yarakaye cyane kadukemura icyo kibazo ngo narakaye cyane vuga ngo naramubabaje cyane sibyo kuko warambabaje bitabaho ngiye hajemo n'ikibazo nkubyize nuko bikundamo nta kibazo ikibazo cyavutse rero naje kubona icyo kibazo bitekerejeho kenshi ndavuga ati oya kambe ngiye hirya gato mbanze nkora iki nitekerezeho nanjye ubwanjye ikibazo cyabayeho ni iki ntacyo wowe uzi ntacyo nzi ko wari sheri wanjye nkunda uri umugabo wanjye nkunda sibyo dutunze abana dutunze urugo nta kibazo icyo kibazo ujya kukigira yego ndacyumva ntabwo wigeze umbwira ngo umva rero mama wase mfite ikibazo iki n'iki ahubwo icyo kibazo nicyo nshaka kugira ngo menye yego menye icyo ari cyo kuko na n'iyi saha sinzi ngo icyakujyanye ni igiki nabonye umera nk'umusazi ibintu byose uratunumura unera toroma nanjye mba nk'umusazi ariko icyo kibazo ntabwo nigeze nyimenya maze kuva hano wese unyangisha abana bajya mu matwi urababyira ati papa n'abakwangisha hari amata wajya kugura ibintu wari ukimwoherereza iki nicyo kibazo rero tusigaye duhura nacyo arabizi cyane kiretse ambwiye ngo ngiye guhindura ubuzima ubwo urimo ngiye kubuhindura busubire uko bwari bumeze ni nacyo kintu kizanye keza reka mbwire hari ibintu byinshi tutajya ntabwo ari ngombwa ngo mbivugire
imbere ya kamera cyangwa ibanga nawe ararizi umugore n'umugabo tuba dufitanye amabanga akomeye atari ngombwa byose bijyanze ngo bimenye sibye kuba yarakaye gutya bibaho ariko ndumva nawe ntabwo yarengera cyane ngo avuge ibitari ngombwa ngo kubera ko ngo Farida yamugiye mutwe cyane Farida reka tube tumuretse sinjye washakaga nari ngukeneye ubuse abana bawe wabaherukaga naje nyine abana babaherukaga usa ntabwo wari ubakumbuye nuko batakwibukaga ntabwo umwana ni ya politiki y'abagore yakubajije papa wari waragiye hehe ko nakubuze icyo kirahagije kuri wowe ucungura ubwenge nyine ucungura ubwenge ibaza aho umwana akubwira ngo wari waragiye hehe ko nakubuze sibyo ibaze kubabaza ikibondo nk'iki yego ngo wirukanse hehe ku bibero reko Farida nagawe kwiriye kuduteranya igihe nawe Farida mureke agumiyo ngiye n'ubundi aho ari umwana ari kuninya ararira ndabizi cyane nakubwiye za kode mama yamushyizemo kode ntabwo ari kode ahubwo icuza ibyo wakoze n'undi munsi ntuzabyongere uyu ukiri ku ibere utazi kuvuga namukwangishije gute arakubanza akareba nyina buriya nyina namubwiye ati genda nibwo ari bukunde ibibazo twahuye na by'abagabo ibibazo mwahuye na by'abagabo nese ibibazo mwahuye na by'abagabo nigeze ngusohora mu nzu ntabwo wisohoye nicyo nyeneje nicyo nyeneje kuri iyi saha buriya na Farida ntabwo mukunda rero ngusetse ntabwo mukunda ntabwo ukunda Farida wowe wabihamye neza ijana kujana ko Farida mukunda umutima wawe niwo ubizi kuva ari umutima wanjye rero dore umudamu wanjye n'uyu nguyu wamubonye ariko abagabo mugira utugamba twiza dusize umunyu ahubwo ongeraho dusize umunyu nibyo mwana wanjye ndi kumera ngo bagenda karananye ntabwo ashaka kuza nanjye amasurikanya kunyisha uko taguheruka nyine none icyo kibazo nuzi ngo yariye nuzi ngo yanyweye nuzi ngo aheruka inshyushyu igihe ki nuzi ngo aheruka isukari igihe ki sibyo ndi mu rugo iwanjye ubwo nageze mu rugo nta kibazo mfite ngiye kano kanya tuza ibibazo bya Farida umureke Farida ntabwo sinzi impamvu ahubwo yanagutwaye n'iki ibitekerezo ibintu byose bibaye Farida akavuze ibitekerezo arabintwaye ubifatanya na Farida mu bigurukana byose habwa muransaza hanyuma turi kugana ku musozo ndabona rwabuze gica ariko ko biri kose hano turi abantu bakuru twese tugomba kwava ikibazo gikemutse nagira ngo tugana ku musozo mama wase niba hari ikintu wumva wabwira papa wase hanyuma dusoze nawe niba hari ikindi aza kukubwira akikubwira hanyuma dusoze urakoze cyane urabizi ko nagusabye ubufasha bwo kugira ngo nzanire papa Keza papa wase ubwo rero ikintu nabanza kugushimira nuko anzaniye papa wase akaba yagarutse iwe ariko ntago navuga ngo yagarutse iwe ahubwo yaje kundindagiza kurindagiza gute ubwo rero ikintu nashakaga kugira ngo njyewe ubwanjye amaso ku maso nibarize papa Keza papa wase nicyo kintu ngira ngo tuvugane papa wase ndakumva cyane madamu waje kunsura sibyo nagutumyeho kubera ko nari narakubuze urabizi ko nagukundaga urabizi ko ndi umugore wawe urabizi ko tubyaranye sibyo ibyo byihorere ibyo ntabwo mbishaka hari ikintu nshaka kumenya yego utashye iwawe cyangwa uje kudusura bisanzwe ndagifite reka we nsubiza mubwire ikibazo mfite icyo kibazo kukimbariza imbere ya kamera yego ugakwiriye kubireka ibyo ngibyo aho tuganirira urahazi suwazi aho tuganirira tukaganira ibyo bintu byo gati naje uragenda ngenda heka naje wanjye waje wawe urumva waje ntabwo mbona
nta hantu uri bujye, watashye iwawe nyine, watashye iwawe iwanjye kano kanya. nagira ngo nkubwire ngo sibyo, ndi gukumva. reba iyi nshuke, urebe n'uriya, yego, urebe abagiye ku ishuri, subaze se wowe wababyaye, niwe wababyaye. ese wemeye ko ugaruka iwawe urugo rwa kabiri ukaba warusezeye, ukaba uje tukarerana aba bana ko umuruho wansigiye ari wanshenjaguye? urugo rwa kabiri ruhe? urugo rwa kabiri kuvuga ni uruhe? Kwa Farida. Ntabwo byatirekana na Farida. Farida rekana nawe uriya Farida rwose sinzi n'impamvu, nta nubwo ari nawe narindi kandi. Ntabwo ariho narindi. Ntabwo byashoboka. Gute bitashoboka? Wemeye gushaka ibyo wataye byose ubijyana kwa Farida, ukabigarura iwawe, ukaza ukarera abana wabyaye, ukamfasha kurera abana, kuko aho ngejeje uri kuhabona, sibyo? Nawe arwaye bwake, urana ko usanze abana nta kibazo. Wemeye kugaruka iwawe ukatunga urugo, ngewe kuntunga ntacyo bintwaye, ukareba abana wabyaye, ukamenya ko ku kwezi uri bwishyura inzu, ngewe niyo utantunga nta kibazo. Ngende mu rugo iwanjye, ukamenya abo wabyaye, ukabagaburira, ukamenya ko abana ukwezi kw'inzu kuzuye ukishyura inzu. Nta kibazo mfite, ndi mu rugo, naje mu rugo, ibyo bibazo birekeye, ndi kumva n'abana. Ubu tugiye kugarura Sheri na Shushu se? Byize bivaho se Sheri? Byavuyeho wabijyanye kwa Farida. Umunsi wasohokaniye kwa Farida urabizi, sibyo? Niho Sheri na Shushu byashiriye. Umeze bite? N'umusore wawe wagarutse? Ayo mpungu wanjye, umusore wanjye. Iminsi myinshi. Amakuru iminsi. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Amashuri bimeze gute ku mashuri? Shaka ku mashuri nyine biragenda. Biragenda. Mama. Bravo. Ufite umusore ugaragutse? N'umukobwa, n'umumi bari ku ishuri. Ugasiga abana bangana gute? Wavuye ku ishuri wize cyangwa bya bindi by'iki gihe? Turatashye tuje mu kiruhuko. Okay, muje mu kiruhuko. Bagwaye biroti se? Biroti na rayisize. Ibaze ko warasize biroti. Avuze iki? Biroti warayisize bitewe na Minerval. Wayatanze keza. Wayatanze ese? Amafaranga watanze yahe? Biroti impamvu itasohotse ni kubera Minerval. Wavuze ngo watanje. Icyo kibazo turagikemura. Ndaje ndamuhamagara directrice, ndamuhamagara tuganire nta kibazo. Nakuganira ahubwo mbwira ngo urishyura amafaranga abamereze biroti y'umwana wanjye. Turaganira directrice. Uko kwimuka? Nugira ikibazo turaganira directrice bya billet turayiko tubikurikirana. Kandi turi kuvugana. Keza bashaka gucukumbura ibintu byose. Oya turaganira nabo n'ubundi nyuma y'ibi byose turasigara ngiye n'umudamu wanjye nta kibazo gihari keza. Tuza renda hari. Urahari. Reka mbe ngiye mu cyumba. Felicitation ndaza gukurikirana n'ibyandebe ukuntu bimeze. Ariko ubu ngubu urabona wowe bitaguteye isoni. Ibaza umwana araje ngo papa uraho. Papa uraho, wasize abana, urugo wararutokoje, ibintu urasahuye, ibintu oya byongereho, ibintu urasahuye, inzu urayejeje nkaho utabyaye. Ariko tuzushira umutima hamwe, nagarutse uyakeneye konka, uyakeneye imfashabere, nuzi ngo iva hehe ngo natuze nagarutse, sibyo? urugo ngiye kongera ndite nuko mbere byari bimeze bya Farida. Ibaze oya umuntu akurikiye ibye ko niho turi kumwe, ninge turi kumwe, ariko tugiye gutangira. Tangira gute? Farida uramuretse? Farida naramuretse. Uje uyu munsi. Reka dusoze. Okay. Mama wasirika twizere ko papa wasijya tubwira gute. Niko kuri? Noneho nyuma y'ibi bizagaragara. Savuze ko asigaye. Arega umva nkubwire. Sibyo? Kwihangana birusha kunesha. Sibyo? Reka nkomeze nihangane. Reka ndebe ibya papa Keza. Kwibyo aje ambwira ari ukuri. Niko kuri she, niko kuri pe. Reka dutegereze. Reka mbashimire mwese ko basenda gushimira.
turagushimira reka turindire turebe ko wa mugani tumuha igihe wasanga yisubiyeho urabona ko ntabwo nzi ko mufite abantu barebangana gutya n'umusore ndashaje reka dusoreze hano tuzasubira ubutaha tureba koko niba papa wase yarisubiyeho bifatika